Vumbura mu gihugu cya Australia arembeye mu bitaro kubera kuryamana n'abagabo 583 mu munsi umwe. Umukobwa wo muri Australia wamenyekanye ku rubuga rwa OnlyFans rushyirwaho amafoto n'amashusho y'urukozasoni Annie Knight yajyanywe mu bitaro nyuma yo kuryamana n'abagabo 583 mu munsi umwe. Annie washakaga gushyiraho agahigo yari yatangaje ko yifuza kuryamana n'abagabo 200 mu munsi umwe hafashwa amashusho hagaragara ko yaryamanye n'abagabo 583 bose yemera kuryamana nabo. Murakaza neza mu isi yacu y'ibyegeranyo aho nta handi ni ku channel yacu Vumbura TV aho muzajya musanga amakuru atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Ngiye uvuga ndi Imana ishimwe Vincent Vumbura. Niba ugeze kuri iyi channel ubwa mbere wibuke gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV kugira ngo ujye urushaho kubona ibindi biganiro bitandukanye tunyuza kuri channel yacu. Iki gikorwa cyamaze amasaha 6. Icyakoza muganga Dr. Zakitana ukorera mu mujyi wa Sydney yagaragaje ko umubiri w'umuntu udafite ubushobozi bityo ko Annie yagombaga kubona ingaruka zihuse. Ubwo Annie yajyanwaga ku bitaro tariki 21 Gicurasi 2025 yavaga amaraso menshi yatewe no kwangirika kw'imyanya ndangagitsina. N'ubusanzwe ngo yafataga imiti mugabanyiriza uburibwe inahagarika kuva kw'amaraso. Dr. Tana yagize ati imibonano mpuzabitsina ni igikorwa gikenewe mu mubiri gikorwa mu mika itandukanye ku mitemberere y'amaraso ava mu mutima ndetse hanarekurwa endorphins, ariko iyo urengeje urugero ukayikora igihe kinini ingaruka ku mubiri n'imitekerereze mibi ziba mbi. Nyuma y'iri sanganya Annie yatangaje ko yabaye ahagaritse kwifata amashusho y'urukozasoni kugira ngo yite ku mubiri we kuko ufite agaciro kurusha ibindi byose. Yagize ati namenye ko ubuzima bwanjye ari ingenzi kurusha ibindi byose, niyo mpamvu nafashe ikiruhuko cyo gufata amashusho. Ndashaka kureba ko umubiri wanjye wasubirana ubuyanja ukongera kuba mwiza. Uyu mukobwa w'imyaka 27 y'amavuko yatangaje kandi ko muri iki gihe ari kubana n'umukunzi we Henry Brayshaw. Gusa nubwo Annie Knight ari kunyura mu bihe bikomeye ni umukire kuko yavuze ko yinjiza nibura $200 by'idolari ku kwezi, akaba anafite inzu enye zose muri uyu mujyi. Andi makuru kandi twimurire mu karere ka Rusizi, ambulance yari igiye kuzana umurwayi yakoze impanuka. Imbangukiragutabara y'ibitaro bya Mibirizi mu karere ka Rusizi yakoze impanuka mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 25 Gicurasi igonga umunyegare arakomereka mu gihe yihutaga ijya kureba umurwayi. Ni impanuka yabaye hasanga saa moya, ikaba yari igiye kureba umurwayi mu kigo nderabuzima cya Kisilamu cya Bugarama, ikaba yagenderaga ku muvuduko uri hejuru nk'uko bishimangirwa n'ababonye aho impanuka yabereye. Bivugwa ko iyi mpanuka yabereye mu mudugudu wa Kabona bose akagari ka Hangabashi umurenge wa Gitambi aho imbangukiragutabara ritwawe na Nsengiyumva Maurice w'imyaka 35. Muri imbangukiragutabara hari harimo umuforomo witwa Ahadi Kasi Wilson wari ugiye kuzana uwo murwayi. Umwe mu bari baraho impanuka yabereye yagize ati yageze hano mu mudugudu wa Kabona bose umushoferi yihuta cyane agonga umuturage witwa Ingabire Jean Claude wari uri ku igare ajya mu mirimo ye. Uwo muturage akimara kwikubita hasi yahise akomereka ndetse atangira gutaka umugongo, amaguru n'amaboko. Yakomeje agira ati imbangukiragutabara yahise yibirandurita umuhanda amapine ajya hejuru irangirika, ariko kubw'amahirwe ntibagira icyo baba. Umunyegare yahise ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Mashesha ahageze akorerwa iby'ibanze hanafatwa icyemezo cyo kumujyana ku bitaro bya Mibirizi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gitambi Niyirora James yavuze ko impanuka yatewe n'umuvuduko mwinshi umushoferi yari afite. Yagize ati umushoferi yafashe feri biramugora birangira ibirandutse amapine ajya hejuru, ariko kubw'amahirwe ntiyamurengana ngo ibaruhe munsi y'umukingo. Yavuze ko kubw'amahirwe umushoferi n'umuforomo ntacyo babaye nubwo umunyegare we bitamuhiriye agakomereka. Ati Ingabire Claude wagonzwe twari twamujyanye ku kigo nderabuzima cya Mashesha, ariko bitewe n'uko ameze yahise ajyanwa ku bitaro bya Mibirizi. Arataka cyane umugongo n'amaguru, yanakomeretse ibiganza ndetse no mu mutwe. Amakuru yacu reka tuyahinira aha, mwari kumwe nanjye Imana ishimwe Vincent. Niba ukunze ibiganiro byacu ntiwibagirwe gukanda subscribe kuri TV yacu Vumbura TV, like, comment ndetse na share kugira ngo ujye urushaho kubona ibiganiro bitandukanye bica ku muyoboro wacu wa YouTube Vumbura TV.